tekereza amasomo yose wigishijwe cyangwa se inyigisho zose wigishijwe yaba mu ishuri cyangwa se mu nsengero, ugasanga izo nyigisho zose bari abantu bishakira amafaranga cyangwa se bose bari muri business. Tekereza ijuru wabwiwe kuvuvuka kugera upfuye, usanze iryo juru nta ryigeze ribaho, byose byari ibintu nyine bivugwa gusa kugira ngo bagire icyo babona. Tekereza icyo kintu. Tekereza usanze inkuru zo muri Bibiliya zose ari impimbano cyangwa se ari nka nguge na bihehe, ibyo bintu wabyifata mute? Tekereza ibintu byose wabwiwe ko ari ibyaha usanze atari ibyaha cyangwa se bya bindi wiyimaga, ugasanga byose nta na rimwe byigeze biba icyaha, ahubwo byose byashyizweho n'abantu kubera inyungu zabo cyangwa se kubera imico yabo bagenderaho. Tekereza Imana twizera ya Israel, iyo Mana atariyo ya nyayo ndetse itarigeze ibaho. Tekereza icyo kintu. Tekereza ukuzimu birirwa batubwira neza ko kuzigera ko ndetse kukarya abanyabyaha, uku kuzimu nta guhari, abanyabyaha bapfa bikarangira. Tekereza icyo kintu. Tekereza ko nka gukora ibigushimisha wizeye neza kuzabona ijuru, ibyo bigushimisha kandi mu by'ukuri nta cyaha bigize, ariko kubera idini usengeramo cyangwa se kubera ikindi kindi ubarizwamo, ugasanga ibyo bintu byose ni ukubeshya, ni ikinyoma. Tekereza usanze ibyo wigishijwe mu ishuri byose byavuye mu bazungu, byose byari ukubeshya kwari kugira ngo babone uko bari buze kuba badukoloniza. Tekereza icyo kintu. Wakibaza impamvu abantu bize amashuri menshi cyangwa se baminuje bakabona bachelor's degree akenshi cyane basanga ari abakene. Tekereza usanze kurangiza amashuri atari byo bizigera bigugira umukire, byose ari propaganda yashyizweho n'abazungu kugira ngo bagire uburyo bari buze kuba batwara abantu cyangwa se bagire uburyo bari buze kuba bategeka abandi, atariyo soko y'ubumenyi bwa nyabwo, ndetse ishuri ari rituma ukomeza kuba wadindira mu iterambere. Tekereza icyo kintu. Ibyo byose nkubwiye ni ibitekerezo ugomba kwibaza mu gihe byabaye nabyitwara mute, kubera ko nanone ntawamenya. Amayobera ni menshi, ibituvanga ni byinshi, ariko nanone iyo utekereje cyangwa se iyo ushyize mu nyurabwenge ukumva neza, hari igihe ubona igisubizo. Ariko nanone rimwe na rimwe abantu ntabwo ibisubizo dushaka kuba twabyumva. Kubera iki? Turashaka kwizera ibintu uko twabibwiwe, ariko mu by'ukuri dufite ubwenge, nicyo Umuremyi yabuduhereye kugira ngo dutekereze turebe ibizima. Birumvikana niba mfite ibitekerezo byanjye ngashaka gushyiramo icengezamatwara ryanjye, nuryumva ukarigenderaho uzansingiza, kandi mu by'ukuri ntabwo ariko bimeze. Ni ukubera iki bamwe basenga Buda, abandi bagasenga Imana, abandi bagasenga Imana ya Israel? Ntabwo utekereza ko harimo ikintu? Kubera iki Abanyarwanda basengaga Ryangombe, Abayisiraheli bagasenga iyo ngiyo, abamisiyoneri baza bagafata iyo Mana yabo bakayiduha? Tekereza icyo kintu. Kubera iki amashuri twizirikaho imyaka yacu yose tukiga tukamenya, ariko nanone ibyo twamenye twarangiza ugasanga ntacyo birimo biratumarira? Ugasanga warangije amashuri yose aryamanye ibipapuro mu nzu, abimaranye imyaka ingana kuriya nta kazi arabona. Ndabizi neza uza abantu benshi barangije ku myaka yabo 30, ugasanga abonye degree yo hejuru, ariko nanone ku myaka 30 ugasanga nta nakazi abonye, agapfana iyo degree, agapfa ari umukene, agapfa yishwe n'inzara. Mu gihe wa wundi wigiye makeya akamenya basic knowledge cyangwa se ubumenyi bw'ibanze, akamenya gusoma, akamenya kuvuga ururimi neza, ugasanga we yarakize. Ni ukubera iki? Byagenda gute? Izo zose ari propaganda. Murakaza neza, ikiganiro bakita Isi n'Abantu, naho njye gutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe de Oliver Regra. Tujye kuba twarebera hamwe impamvu utagomba kwizera ibyo ubwirwa byose mu ishuri, n'ibyo ubwirwa mu rusengero cyangwa se n'ibyo ubona mu buzima bwa buri munsi. Buri kintu cyose uzajya ubwirwa n'umuntu uko cyaba kimeze cyose, ugomba kugikekeranya ugashyira mu nyurabwenge zawe, wakitegereza utabona birimo birajyana ukakireka gutyo, apana kugendera mu mujyo ngo nuko abantu bose bizeye icyo kintu. Kubera ko at the end of time uzasanga abantu rimwe na rimwe hari igihe twibeshya, mu by'ukuri ibyo twibeshyamo bigaragara ko turi kwibeshya, ariko nanone tugakomeza gukunda kuba twakibeshya. Impamvu ya mbere utagomba kwizera buri kimwe cyose wigishijwe yaba mu rusengero cyangwa se mu ishuri n'ahandi hose, ni ukubera ko buriya bumenyi duhabwa mu mashuri cyangwa se mu nsengero ntabwo buba bwuzuye, ntabwo aba ari 100%. Yaba ari 100%, ndakubwiza ukuri ko abize cyane nibo bakabaye ari abakire, ariko mu by'ukuri nta muntu wize cyane wigeze uba umukire. Ninde? Abantu babaye abakire bose bagiye bava mu ishuri bakajya gukora ibyabo, ugasanga nibwo babaye abakire. Icyo ni ikimenyetso kikwereka neza ko ibyo twigisha ntabwo uburiya bumenyi bwuzuye, ntabwo ari bwo bumenyi ukeneye kugira ngo ujye ku isoko ry'umurimo. Biragusaba iyindi extra knowledge cyangwa se ubundi bumenyi buri buze kuba bwakiyongera kuri bwa bundi. Itegereza urebe abakristo benshi cyangwa se wa wundi wihaye Imana cyane akirirwa asenga, akenshi cyane apfa ari umukene, apfa yizeye ijuru, kandi mu by'ukuri atazi neza nimba ririho cyangwa se ritariho. Ntawe agiye ngo agaruka mubwiye neza ko iryo juru rihari, ariko nanone ni imyizerere yashyizwemo, ndetse iyo myizerere aragenda yisitikingaho cyane, bimubuza kuba yakora. Yego ntawe ukubujije gusenga, ariko nanone utekereze kabiri uvuge ngo nimba ngiye gusenga hari n'ibindi nkeneye, ntabwo nkeneye gusenga cyane kugira ngo mbeho.
yaba amashuri cyangwa se insengero icyo zikora ni kimwe, biragenda bigafokasinga kuri sije runaka, iyo sije akaba ariyo bagenda bakagucengezamo nawe ukagenda ukayumva nyine uko nguko imeze. Uzitegereze iyo padiri arimo arigisha ijambo ry'Imana ashaka kukubwira ati iki kintu ni iyobera ritagatifu, nawe ukacyakira gutyo kandi mu by'ukuri cyakuyobeye, kubera icyo ufata ibintu utazi, kubera icyo umuntu akubwira ibintu ukabifata nyine gutyo utabanje gutekereza. Wayi ufite ubwenge, nimba ufite ubwenge tekereza inshuro ebyiri. Umuhanga bita Albert Einstein niwe wavuze ati buriya ubwenge cyangwa se ibyo wize ni bya bindi uzasigarana mu gihe wibagiwe bya bindi byose wigishijwe mu ishuri, bya bindi byose ukabyibagira ukumva nta kintu wibuka. Rero ubwenge cyangwa se ubumenyi ufite ni cya kindi kizasigara. Birumvikana nimba wagiye bakakwigisha ati ngo rwose urabona uzapfa ujye mu ijuru ujye kuzimu, nudatanga kimwe mu 10 uzapfa nabi, kandi mu by'ukuri nta mafaranga ufite. Rero ubwenge ni bwa bundi buzakubuza gukora icyo ngicyo, cyangwa se uzareba igikwiye ukavuga ati ibi kabyiyibagize cyangwa se reka mbireke. Bwa bundi buzasigara buzakugarura bukubwira ati nyamara agatekereza no kwa biriya. Ubwo nibwo bwenge. Ikintu cya kabiri kigomba kuba cyaguhitura kikakwibutsa neza ko utagomba kwizera buri kimwe cyose wigishwa, yaba mu ishuri cyangwa se mu iyobokamana. Niwitegereza biriya bintu byose twigishwa biri outdated, ntabwo natinya kuba nabivuga. Niwitegereza Bibiliya twigishirizwamo uno munsi ni Bibiliya zigishirijwemo mu gihumbi cyangwa se mu myaka iyo ngiyo ishize. Isi yarahindutse. Tugiye no ku mashuri niwitegereza ubumenyi turimo turagenda duhabwa ubu ngubu ni ubumenyi bwavumbuwe na ba Albert Einstein, nibwo tukigenderaho. Kandi mu by'ukuri isi yateye imbere, ama artificial intelligence zaraje. Birumvikana nimba warize finance ntabwo ugikenewe cyane kubera ko hari ama software abikora neza cyane. Ntabwo ugikeneye kuba waba umwanditsi mwiza kugira ngo byibuze ubone akazi ko kwandikira abantu baguha amafaranga. Computer zirahari zibikora neza cyane kandi mu buryo bugaragara neza butunganye. Birumvikana cyane ko nihatagira igihindurwa mu burezi cyangwa se mu byigishwa abantu, uzajya usanga turimo turiga ibintu byisubiramo kandi ibyo bintu nta mumaro bizigera bitugirira. Ni nayo mpamvu akenshi cyane niwitegereza umuntu uva mu ishuri cyangwa se akavuga ati okay, nimba amaze kumenya ubumenyi bw'ibanze ibi birahagije, agatangira akajya guhasoringa, akajya kwiga ubundi bumenyi bwo hanze cyangwa se bugezweho. Ni ubumenyi yigishwa n'isi cyangwa se ni ubumenyi yigishwa n'uburyo isi irimo iragenda. Birumvikana nimba haje tekinoloji nshyashya ugarwana no kujya kwihugura kuri ya tekinoloji kuruta cyane kuri buze ko wajya kwiga formule ya Newton cyangwa se yundi uwo ari we wese. Ubwo nibwo bumenyi ukeneye, kuba update nanone ukajyana n'ibigezweho kuruta cyane gustikinga ku bintu byanditswe mu myaka ishize yose, ukumva neza ko ibyo bintu byatunze ba sogokuru byatunze ba nyogokuru mu myaka yashize, nawe ko biri buze kuba byagutunga mu myaka. Kandi at the end of time igihe cyo kirimo kirirukanka kandi ntigihagarara. Isaac Newton yaravuze ati buriya ukuri kwa nyako kubonerwa mu bintu byoroshye. Ukuri ntabwo kubonerwa mu bintu byinshi cyangwa se gupanika ibintu ukizera cyane ukumva neza ko nyine wagiye mu ijuru uri hasi. Oya, Isaac Newton we yaravuze ati ukuri kugaragarira mu bintu biri simple, byoroshye cyane. Ntabwo ukeneye ibintu byinshi, ntabwo ukeneye ibibazo, ntabwo ukeneye ibintu nyine bikakaye cyane kugira ngo umenye ukuri cyangwa se wigishwe ukuri. Ukuri kuri buri hamwe, ahubwo igisigaye wowe uri tayari ufunguye umutwe wo kumva uko kuri, urebe ibizima utoranyemo ibya nyabyo, we kugendera mu kigare. Ni gute wahora usenga iteka ryose ariko nanone ugasanga babandi badasenga nibo bakize cyane, abana babo bafite ejo hazaza heza, wabaye barimo baricwa n'inzara ngo wagiye kuba wasenga ngo utegereje ko Imana iri buze ko yakora igitangaza. Umwana wawe ugasanga nta buzima bwiza afite, urimo urangiza hazaza hiwe nawe utiretse urimo uriyicisha inzara. Mukanguke mumenye neza icyo mukwiye, mukanguke mumenye neza ibyo abazungu babashyizemo kugira ngo babakolonize. Ni gute wambwira neza ko iturufu yakoreshejwe n'abazungu kugira ngo bafate Afurika cyangwa se imyumvire yashyizwemo abanyafurika kugira ngo hagire icyo bari buze kuba babakuraho, nanone iyo myumvire twakomeza kuba twayigenderaho muri iyi myaka yacu tugezemo? Nimba ubukoloni bwararangiye, kuki tutumva neza ko iby'ubukoloni bwatuzaniye tugomba kurebamo iby'ingenzi, kubera ko iby'ubukoloni byazanye ntabwo ari bibi byose, ariko nanone ibidafite ingenzi cyangwa se bya bindi bikomeza kuba byatuma dukomeza kuba twaba abacakara b'ibihe ngo tubireke dufate ibindi. Kubera iki tutabitegereza inshuro ebyiri? Ikintu cya gatatu gituma utagomba kuba wakizera ibyo ubwirwa byose cyangwa se ibyo wigishwa yaba mu ishuri cyangwa se mu rusengero ni ikintu bita imico, cyangwa se kuba umuntu yarateye imbere ndetse uwo muntu wateye imbere bakumva neza ko buri kimwe cyose agiye kuba yavuga ari ukuri. Umuhanga bita Winston Churchill yaravuze ati buriya amateka yandikwa n'abatsinze gusa, kandi mu by'ukuri uwatsinze ntabwo ari we muntu uba ufite ukuri. Uzitegereze buriya umuntu watsinze, umuntu ufite amafaranga, buri kimwe cyose azagikora mu buryo bwiwe, kandi mu by'ukuri ntabwo abantu bafite amafaranga bose ariko ari abanyabwenge.
umukiriya avuze baraceceka. Rero ibyo bintu byagiye bihererekanywa ibinyejana, ugasanga nimba umukire afite imyizerere y'ubugoryi ariko nanone kuba afite amafaranga, iyo myizerere igomba kuba yakandikwa mu bitabo abantu bose bakayikurikiza, kandi mu by'ukuri ni imyizerere y'ubugoryi, byose birimo biragendera ku mafaranga afite. Winston Churchill niwe wahise uvuga ati rero buriya ntukizere ibyo uzajya ubwirwa byose, kubera ko ibintu byose cyangwa se amateka yandikwa na babandi batsinze, kandi uwatsinze ntabwo iteka ryose aba ari mukuri. Rero be careful. Ni nayo mpamvu nkubwira ati iyobokamana muryitondere cyane, kubera ko ibihugu byo muri western cyangwa se ibihugu by'abazungu byoho byaratsinze nyine, birumvikana gutsinda kwabyo bifite imbaraga, bifite buri kimwe cyose bikeneye kuza bakakira imyizerere mu bantu batayemera. Hanyuma uko igisekuru kigenda kiza cyangwa se uko abana bagenda bavuka bagasanga ya myizerere ihari, ugasanga ya myizerere irahari kandi kuyizera ni itegeko, birumvikana ko twebwe cyangwa se abazadukomokaho bazizera bya bindi uko bimeze, babifate nk'aho ari ukuri, kandi mu by'ukuri ntabwo ari ukuri. Niwitegereza bikiza cyangwa se imyizerere ya kizungu ikiza, abantu barayirwanyije cyane. Niwumva neza ko ba Rukara rwa Bishingwe, ba Musinga bababwira ati ntabwo twakambara uwo Yesu mwabambye hanyuma ngo muze ngo tufate imirambo yiwe tuyishyire mu gatuza kacu, ntabwo bishoboka. No kubera iki? Bari bafite ubwenge, ariko nanone kubera ko nta bundi bushobozi bari bafite, nta kindi bari gukora uretse kubyakiranye n'uko bimeze, nanone bakabyanga, rimwe na rimwe bakicwa, ariko kubera igitutu cyangwa se ubwoba bwashyizweho abantu bakabyizera gutyo, imyaka ikagenda iza, ugasanga urubyaro rwabakomotse ari two twebwe tubyizeye gutyo nyine, tubifashe gutyo. Ariko mu by'ukuri iyo umaze guhumuka neza ukareba, ubona neza ko harimo uburiganya bwinshi cyane utabasha kwihanganira. Tekereza ibintu byateye by'isengero, buri muntu wese asigaye afungura urusengero ari ukugira ngo yibonere indamu, agire icyo abona muri rwa rusengero. Umuhanzi bita Fireman niwe wavuze ati abashumba ni abamiliyoneri, kandi mu by'ukuri ntabwo bitaye ku ntama bayoboye, birumvikana icyo bashaka ni amafaranga. Barakubwira neza ko ijuru atari ry'abakire, ariko mu by'ukuri warimo aragenda muri Range Rover, wowe urimo uririrwa ku rusengero, ntacyo uri bugaburire abana bawe. Hanyuma ku cyumweru nihagera agusabe icya 10, kandi ko kugitange wumva neza ko wishimye, wumve neza ko urimo urubaka mu ijuru utazi nawe ubwawe. Tekereza kabiri bitari ibyo ngibyo, ushobora kuzisanga urimo urakora ibintu utagakwiye kuba ukora. Tekereza, ntukafate ikintu cyose ngo umuntu akubuze gutekereza nawe umwemerere, twemere nyine gutekereza. Come on, uri umuntu mukuru, menya ibigukwiye. Impamvu ya kane utagomba kuba wakizera amadini yose ahava akagera, niwitegereza amadini yose ya Gikristo cyangwa se amadini yandi baba bafite specific cyangwa se ahantu badutegeka kwizereramo. Bango twizere abayisirayeli, ibyo abayisirayeli bafite cyangwa se imyumvire yabo, imitekerereze yabo tuyigendereho gutyo, ntitujye hirya. Abayisilamu nabo tugendere ku Barabu cyangwa se aho Muhammad yavukiye, I don't know. Mbega nyine tugendere ku kintu kimwe, mbega dufatire urugero ku kintu kimwe. Ukibaza ati nimba Imana yaremye isi yose, kubera iki Imana ya Isirayeli yo tugomba kuba twakizera cyane kuruta Imana y'u Rwanda? Nimba Imana koko yaraturemye iriho, nanone birumvikana ko iri buri hose, iri muri buri muco. Ntabwo dufite kuba twakizera Imana yaba ngaba cyangwa se nk'Imana yabariya. Twumve neza ko nitujya mu ijuru tuzatambagizwa Yerusalemu. Yerusalemu ni umujyi hariya muri Isiraheli. Ibyo ni ibintu bigaragarira neza amaso, ariko nanone badushyizeho igitutu, ntabwo dufite kuba twabitekereza. Tugomba kubyumva gutyo, hagira ikintu turibuze kuba twarenzaho. Nitugira icyo turenzaho tuhita dufatwa nk'abanyabyaha, tuvuge ngo tuzajya mu muriro utazima. Hanyuma dutinye ibyo bintu, kubera ko ikiremwa muntu cyose aho kiba kikagera gitinya urupfu. Ariko se koko birakwiye? Be careful, mutekereze murebe ibikwiye, hanyuma ibyo bikwiye ari byo mushyira imbere. Yego mujye mwizera Imana, kuko byange bikunde uwaremye isi cyangwa se Imana yaremye isi irahari, ariko nanone wizere Imana yawe ku giti cyawe n'ubwenge bwawe, ukoresha ubwonko bwawe, ntugendere mu kigare ngo nuko wumva neza ko wabibwiwe gutyo. Nakubwiye ati amateka cyangwa se inkuru yandikwa n'uwatsinze urugamba, kandi mu by'ukuri uwatsinze urugamba ntabwo iteka ryose aba ari mukuri. Umugabo wita Malcolm Forbes yaravuze ati buriya kwigisha cyangwa se imyigishirizwe icyo ibishinzwe ni ugufata ubwenge buri mu busa cyangwa se ubwenge bumeze nkaho nyine buri empty, nta kintu kirimo, bugashyirwamo ubwenge bwa wa wundi ufite icyo afite. Sinzi niba murimo murabyumva neza. Nimba we nta kintu ufite mu mutwe wawe, mbona nta kintu ufite, ndibuze kuba nafata imitekerereze yanjye cyangwa se uburyo numva mw'ibintu mbishyire muri bwa bwonko bwawe budafite icyo buvuze cyangwa se ubwonko bwawe budafite ikirimo. Icyo nicyo bita education. Impamvu ya gatanu udakwiye kuba wakizera ibintu by'iyobokamana ni ibintu bita influence of traditional. Iyobokamana aho riva rikagera ryose rishingiye ahashize. Mbega nyine niwitegereza Bibiliya nk'uko nabikubwiye, ni Bibiliya yanditswe ahashize kera cyane,
mbega nyine bakavuga inkuru wakitegereza wakumva izo nkuru ukumva nyine ni amanovo ni nka ziriya filime z'amafiction tubona kakubwira nyine ibintu ariko nanone washyira mu nyurabwenge ukabona biragoye cyane kuba wabyumva kumva nyine biragoye cyane pe. Always ntuzajye wumva neza ko ukomeza kuba hashize cyangwa se ukumva udashaka kwevaruwa, biragoye cyane kuzatera imbere. Biribuze kuba byagusaba indi mitekerereze wumve neza muri wowe ko hari ikindi kintu ushobora kuba wakora, mbega ugomba kuba wagendana n'iterambere. Uzitegereze nimba watangiye business ukumva neza ko iyo business yawe igomba kuguma hashize, mbega nta kindi kintu gishyashya ugomba kuba washyira muri ya business yawe. At the end of time uzajya usanga urimo urasigara inyuma. Niyo mpamvu nkubwira ati nimba AI izaje cyangwa se artificial intelligence izaje, birumvikana shaka uburyo uri buze kuba wakiga gukoresha izo artificial intelligence kugira ngo ujyane n'isoko. Nimba wumva neza ko ibyo bintu byo bishobora kuba byakora muri business bigatanga umusaruro, gute utumva neza ko byakora mu myemerere? Ni ibintu nyine twashyizwemo ubwo, ariko nanone mutekereze kabiri murebe iby'ingenzi cyane, ntimukaze mwizera ibintu ngo muyizere buhumye. Nimba uri umuntu mukuru ujye umenya neza ko uri umuntu mukuru, just wigenda gutyo ngo nuko bakubwiye ko bimeze gutyo. Oya, as long as nta muntu urimo urabangamira, mu gihe ubona utari murica amategeko, ntagira umuntu n'umwe uzajya ukuzanaho imitekerereze cyangwa se ibintu ubona neza nawe adasobanukiwe bazi kuba yabikumvisha ibintu byanditse muri Bibiliya. Nimba Bibiliya iri hariya wagenda ukayisoma ukamenya ibirimo birajyamo mbere cyangwa se ugasoma byose, sinumva impamvu ukeneye ko umuntu ari buze kuba yagusobanurira ibintu byo muri Israel kandi mu by'ukuri nawe atarigeze agera muri Israel. Nawe ni ibintu yashyizwemo, ni umu agent. Just be careful mutekereze. Impamvu ya gatandatu tutagomba kwizera buri kimwe cyose wigishijwe mu ishuri nanone ni ukubera ko buriya niwitegereza mu ishuri ikintu bita critical thinking ntacyo tugira akenshi cyane. Niwitegereza amashuri menshi icyo bafokasinga cyangwa se ikintu cy'ingenzi cyane ni memorize cyangwa se gufata mu mutwe, hagira ibyo bakubwira ibyo bintu bimenye, just nibwo turi buze kuba twakwita umuhanga. Ariko mu by'ukuri ntabwo ari byo ukeneye ikintu bita critical thinking, gutekereza ukavuga ati okay, nimba isi irimo iragenda gutya ndibuze kuba nabigenza gutya kugira ngo njyane nayo. Apana kumva neza ko okay, nimba isi irimo iragenda gutya ntabwo njye nagendana n'isi kubera ko hari ibindi nashyizwemo, kandi isi yo irimo irevaruwa, irimo irava hamwe ijya ahandi. Umugabo bita Richard Feynman yaravuze ati byaruta cyane nkagira ikibazo kitazigera kibonerwa ibisubizo kuruta cyane uko nasubiza ikibazo kitazigera kibazwaho. Impamvu ya karindwi buriya utagomba kuba wakizera buri kimwe cyose, yaba ishuri yaba idini icyo ari cyo cyose. Niwitegereza bariya abantu icyo batwigisha ni ukuba comfort, kwishimira ubuzima bwacu. Bibiliya, insengero zose aho ziva zikagera zitwigisha kwakira ubuzima turimo, tukumva neza ko nyine it's okay, ntacyo bitwaye. Ubwami bw'ijuru n'ubw'abakene biragoye cyane, nyine ugasanga harimo ibintu nyine byo kuguhumuriza cyane birenze ibikenewe. Kandi at the end of time uzitegereze buriya umuntu yamaze kumva neza ko ari comfort cyangwa se yamaze gushima ahari, icyo gihe biba byarangiye, nta garuriro aba agifite. Biribuze kuba byagusaba kumva neza ko hari urugendo ugifite kuba wagenda. Niwumva neza ko hari urugendo ufite kuba wagenda, nawe uzarukugendera uzarugenda. Ariko niza nkakubwira ati it's okay, wikirushya bizarangira, n'ubundi twese tuzapfa, uzumva icyo kintu ko tuzapfa, ugira ibindi by'ingenzi nyine wirengagiza. Kubera iki? Wumvishe neza ko tuzapfa kandi mu by'ukuri ntabwo ariko kuri. Ni nayo mpamvu nkubwira ati rero mwitondere ibi bintu by'iyobokamana cyangwa se aya madini. Umugabo bita Waldo Emerson yaravuze ati buriya ntuzigire na rimwe ufata inzira cyangwa se ngo ugende mu cyerekezo inzira irimo irajyamo, aho kugira ngo ubigenze gutyo uzagende urwanya icyo cyerekezo. Mbega ugenda hatari inzira, aho hantu hatari inzira aba ariho ushaka kuba washyira inzira. Ibi bintu abantu benshi tubyumva mu mabizinesi, tukumva neza ko bigomba kuba byakapurikwa nyine mu mabizinesi, ariko muri real life cyangwa se hari aho bitagomba kuba byakapurikwa. Birumvikana cyane, ntibizagutangaze cyane ko umugabo ashobora kuba afite mindset yo gutangira indi business kandi iyo business ikaba successful, ariko mu myemerere yo akaba yumva neza ko atagomba kuba yakongera ngo atekereze nyine yibaze ati ariko aya mafaranga mpona ateka ryose ntanga, like what is going on, niki kiri inyuma y'ibi ngibi. Byibuze agira amakenga, hanyuma nagira amakenga ari buze kuba yatekereza nyine avuga ati okay, nimba bimeze gutyo it's okay, wenda gusenga ni byiza, kuko gusenga ni byiza pe, nanjye ndasenga kandi ndanabikunda, ariko nanone hari ikintu ngomba gukweshoninga ku ibi bintu. Ese koko ibyo bambwiye byose mbyakire gutyo ngende nk'inka igiye ku ibagiro, cyangwa se nanone ntekereza ati mvuga ati okay, nimba ari uko bimeze rero ngomba kureba impamvu n'icyo yirimo kirajyamo mbere. Just
ubikore nyine gutyo. Umuntu ntakakubuze gutekereza nawe ngo wange gutekereza koko. Ntakagira umuntu ukubwira ati fata iki kintu ucyemere gutyo nawe wemere gutyo. Reka nkubaze ikintu kimwe, nimba ufite business kuki naza kukubwira ati numbe business yawe cyangwa se genda wicare uzane iyo business nyigucururizemo ngo ubyemere, cyangwa se uvuga ngo genda nzajya ngucururiza nguhe ayo kurya kandi ari wowe wicururizagamo, kubera iki ibyo ubyemera? None se kuki wumva neza ko ibyo ngibyo byemera ukumva ko hari ibindi bindi nyine bifite gutyo biri constant bidahinduka? Turi ku isi, ujye umenya neza ko umuntu wese hari ikintu kimwe cyangwa se ikindi aba yavumbura, kubera ko biriya niwitegereza byose byaravumbuwe. Rero abantu b'iki gihe ni abanebwe mbega bashyizwemo ubwoba, bumva neza ko nta kintu gishyashya bagomba kuba bavumbura, bagomba kuba babaho ubwo buzima, ariko ntabwo ariko bimeze mu by'ukuri. Impamvu ya 8 utagomba kwizera insengero zose aho ziva zikagera. Bavuga neza ko barimo barigisha ijambo ry'Imana, right? Ariko se reka nkubaze, niwe wabonye umuntu ujya kwigisha ariko nanone uwo muntu atabazwa ibibazo? Tekereza inshuro ebyiri. Birumvikana cyane uragenda bakwigisha ariko nanone wumve, ariko ntabwo wemerewe kubazwa ibibazo. Ibi bintu byavuzwe n'umugabo bita Paul Lynch, yavuga ati ugomba gucekeranya kubera iki bakubwira ati zera ibi ngibi ariko nanone ukaba utemerewe kuba wakweshoninga kuri ibyo bintu byo kwizerwa. Nubikweshoninga biraba bigize icyaha. Mwizere Imana, musenge, it's okay, ni byiza, ariko nanone mujye mutekereza, murebe nimba ubona ikintu kitajyanye n'imyemerere yawe cyangwa se ubona ikintu kirimo kirakubangamira, ubona icyo kintu nyine utakabaye ugikora umutima nama wawe mu buryo bumwe cyangwa se ubundi, ubuzi neza ibyiza bigukeneye kandi bigukwiye. Rero ujye wumvira umutima nama wawe. Ubuzima tubamo bwa buri munsi, imitekerereze tubamo ya buri munsi, buri kimwe cyose cya buri munsi, ujye wumva neza ko hari impamvu kiriho nyine. Nimba waragiye kwiga, it's okay, wagiye kwiga, ntabwo ari ukwicara nyine ngo ufate ibintu ubyakire gutyo. Wagiye kwiga kugira ngo uzahindure isi. Nimba waragiye kwiga rero kugira ngo uzahindure isi, sinumva impamvu udahindura isi, ahubwo ukomeza kuza ugatinya ugafata ibintu uko biri kandi mu by'ukuri woherejwe kwiga kugira ngo uhindure isi. Mugire imitekerereze iri hejuru, murebe neza iby'ingenzi. Simvuze ati mubure gusenga, nimusenge, gusenga ni byiza birafasha, ariko nanone murebe iby'ingenzi, mukora igikwiye kuba cyakorwa. Ntimukagendere nyine mu mujyo cyangwa se ngo mugende nk'impumyi zitazi iyo zirimo zirajya, kubera ko niwitegereza uzasanga nyine abantu benshi basavaringa kandi mu by'ukuri utabizi yicwa no kutabimenya. Nakoze cyane kubana nanjye, ikiganiro bakita Isi n'Abantu, nawe njye gutegura ndetse nkanakugezaho nk'ibisanzwe. Ndi Oliver Regra, hasta la vista.